Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora ibizami nk'ibi, ibizami biragaruka. Wakosora ikizami nk'iki kimwe wazagerwaho ukabona ibibazo bitanu byagarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Rero kugira ukorere imwe uhita utsinda biba gusaba ko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryabafasha kugira ngo musubize neza bino bizami biba byabajijwe, muhita mubibonera ku gihe kwa ino YouTube channel yacu. Icyo ubusabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikigiyeho cyose ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora, bitagukundira kuza mu ishuri, nawe uhita uduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0789 935 16 26 tukaguha amasomo nubwo waba uri kure mu gihe gitoya, nawe ukagenda ugakora ugahita utsinda. Iyo nimero kandi ushobora kuyikoresha uramutse ukosoye ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, tuyiduhamagaraho tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose uba wagize aba ari ubuntu. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane, utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Kwa kundi uba utwaye ikinyabiziga kikagupfiraho. Rero ntabwo imodoka wayiteruza amaboko, ahubwo iyo ufite icyapa hari intera ugishyiramo kugira ngo kiburire abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kugusanga kugira ngo utababera inkomyi cyangwa utaba wabateza ibyago. Icyo cyapa gishyirwa mu ntera ingana ute? Ndakeka ko muri kukibona kiriya cyapa cya mpande eshatu. Iravuga ngo metero 5, ukagishyira muri metero 5, mbega ngo metero 25, cyangwa se ukagishyira muri metero 25. Se ikavuga ngo metero 45, cyangwa se ukazigishyira muri metero 45 uvuye aho ikinyabiziga cyawe kiri. De ikavuga ngo metero 100. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Niba ugiriye icyago mu nzira nyabagendwa ntiwaterura imodoka, ahubwo niba ufite iki cyapa hari intera uzagishyiramo. Ese uzagishyira mu yihe ntera ingana iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cya mpande eshatu ugomba kugishyira mu ntera ingana na metero 25. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko ufite akazi katagukunda ngo uze ngo twigane mu ishuri, uhita ukoresha iyo nimero tukaguha amasomo mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Noneho birashoboka ko waba uri gukosora ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, nawe uhita ukoresha iyo nimero ukaduhamagara tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ukeneye kwiga ikinyabiziga ukoresha iyo nimero tukagufasha kwiga igihe gitoya, ukwezi kumwe ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ndakeka ko rero ugiye kujya mutwandikira, ndakeka ko cyo mushaka cyose tuzajya tukibahera ku gihe, niyo ntego yacu. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nkande? Murabizi haragiye muba muri gutembera cyangwa muri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona umuntu yavuye ku pikipiki ari kuyisunika. Ese niba uri umubonye uba ugomba kumufata nk'iki? Iravuga ngo umunyamaguru. Kavuga ati kubera n'ubundi ari kuyisunika ubwo ni umunyamaguru. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga kavuga ati nubwo ari gusunika ipikipiki ariko ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Se ngo umugenzi. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri baba bashatse kuvuga ko A ni igisubizo cy'ukuri umunyamaguru, B
nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na ese biba bagomba kurangwa n'iki? Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko wenda ni igihe cy'ibihu cyangwa ni igihe cy'umucucu cyangwa se butangiye no kugoroba. Rero imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo biba bigomba kugira ukuntu birangirwa cyangwa bigaragazwa. Ese bigaragazwa gute? Iravuga ngo imbere ni itara ryera. B baravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C baravuga ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. D baravuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, imbere ni itara ryera. B ni igisubizo cy'ukuri, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C ni igisubizo cy'ukuri, inyuma ni itara rimwe ritukura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu ntuvuge ngo kuki ndi kure, iminota 3 uba wamaze kubona kode. Bundi iyo twamaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umuntu ugiye gukora, uri kwitegura gukora, tuba twabonye nimero yawe kuri WhatsApp. Ikintu cyose cyagufasha tugenda tukiguha kugira ngo nawe wige ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo tegereze neza, kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo. Ibihe bipimo? Ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga cyahagaze mu nzira y'abanyamaguru wenda bitewe n'imirimo iri gukorwa mu muhanda cyangwa hari amategeko yihariye ari gukurikizwa muri ako karere agenga ibinyabiziga. Ese iki kinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda. Murabizi abanyamaguru baba bafite ahantu bagomba guca, ntabwo bagendamo hagati mu muhanda. Ese iyo cyahagaze kiba kigomba kubasigira ibipimo by'ubugari bungana gute? Iravuga ngo metero 1, B ngo metero 2, C ngo metero 0.5, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko amasomo ngenda nyabategurira kugira ngo abafashe kumva neza bino bizamini biba byabajijwe. Maze gushyiraho ibyapa, ibimenyetso bimurika, biriya bimenyetso byo mu mihanda, iy'amashusho. Ibyo byose ubikeneye wanyandikira cyangwa ugasubira kuri YouTube channel yacu ukabireba. Noneho hari n'andi ndi kugenda mbategurira kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo nibishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe bitagombye kugira ngo abandi abe ari bo bajya bagusharinga link. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kubasigira ubugari bw'ibipimo bungana na metero 1. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Iravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, B ngo romoroki idafite feri y'urugendo, C ngo romoroki itarenza ibiro 750, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
bibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, ucyandika muri komenti ukambwira ati ntegurira isomo kwa bino bintu, komenti zanyu zose ndazisoma nkaguteguraho isomo mu gihe gitoya, nawe ukagenda ugakora ugahita utsinda. Murabizi hano turahari kugira ngo ibyo mukeneye abe ari byo tubaha, ibyatuma mutsinda bitabagoye aba ari byo mubonera ku gihe. Hano rero isomo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10. B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo metero 3. D ikavuga ngo metero 2. Ese ikinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo, mwa bino bipimo baduhaye ni urahitamo igisubizo cy'ukuri. Mwa bino bisubizo bine baduhaye ni ibihe biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare bifite ubupimo bumwe mwa bino bipimo baduhaye. Ugiye kureba neza usubizanye ubwitonzi, uhitemo isomo cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo ku bipimo, ku matara, kugira uyabonere ku gihe. Ukanda subscribe hasi kugira ngo nibishyiraho ntibizagucike. Ariko ufite ikizame hafi uhita unyandikira kuri 0788351626 nkahita mba naguteguraho agasomo bitewe n'ikintu ukeneye ko nkwigishaho, nawe ukagenda ugakora ugatsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero ndakeka ko mwamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 1 na santimetero 50. B ikavuga ngo metero 1 na santimetero 75. C ikavuga ngo metero 1 na santimetero 90. D ikavuga ngo metero 2 na santimetero 10. Ese ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bingana bite mwa bino bipimo baduhaye hano ku kinyabiziga kidapakiye? Tekereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro. Hano bashobora guhindura ikibazo bakandika ngo santimetero 150, santimetero 175, santimetero 190, santimetero 210. Ujye wibuka ko metero imwe bingana na santimetero 100. Niyo mpamvu iri somo ryo kubipima ari ingenzi kugira uzahita uribonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Hano ndakeka ko mwamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko rero waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? A iravuga ngo igihe kigenda ahamanuka. Mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C ikavuga ngo igihe gifite feri y'urugendo. C ngo ibisubizo byose nibyo. Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda ariko moteri itari kwaka ndetse na vitesi itari gukora. Ese ni mu kihe gihe? Tegereze neza rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo isomo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda, moteri ntabwo iri kwaka ndetse na vitesi itari gukora. Ni mu kihe gihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'isomo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ikinyabiziga kwa kundi ikinyabiziga kiba cyakoze impanuka bikaba ngombwa ko baza kukizirika ku kindi kinyabiziga bakagikurura kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntabwo iri kwaka ndetse na vitesi ntabwo iri gukora. Rero icyo gihe ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, niho kiba cyajya mu muhanda vitesi itari gukora ndetse na moteri itari kwaka. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 ni
A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 75 mu saha, D ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 ni ubuhe? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite, ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Mwere kujya mubigiraho ikibazo, ikinyabiziga kiba kibifite. Ndakeka ko niba warigeze kugendera imbere mu kinyabiziga, hajya imbere ku muyobozi w'ikinyabiziga, wajya ubona ibintu biba bimeze nk'imibare biba biri kwibara, nibyo biba biri kubara. Se uri kugenda uyu muvuduko, nukomeza kugenda gutya mu saha uraba ugiye ibirometero 80 gutyo. Hano ariko ntabwo ari byo turi kurebaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C kilometero 75 mu saha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose, bitewe n'uko icyo kinyabiziga gikoze, bitewe n'aho kiba kivuye, bitewe n'aho kiba kigiye. Ariko ntabwo byemewe guhagarara akanya kanini aha batugiye kutubwira. Hehe? Iravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ufite akazi katakwemerera ngo uze twigane mu ishuri, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 tukaguha amasomo uriga mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi, A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ngo uparike ikinyabiziga mu mwinjiro w'isoko. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, naho ntabwo wahaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A iravuga ngo toni 20. Mbega ngo toni 16, C ngo toni 12, D ngo toni 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Uba ugomba kubimenya rero kugira ngo baramutse bahinduye ikibazo bakavuga ngo A toni 20, bakavuga ngo A ibiro 1020, bitazakugora kandi twariganye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C toni 12. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Umuntu akuri inyuma aguha ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho. Wenda weho nta gahunda ufite yo kuba wakongera umuvuduko, ushaka kwigendera gahoro nta kibazo, ariko ushaka kumwereka ko wabonye icyo kimenyetso yaguhaye. Rero hari itara uzakoresha. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira mwa kino kizame bakoze uyu munsi. A iravuga ngo umuhondo, B ngo icyatsi kibisi, C ngo umweru, D ngo umutuku.
ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndatekereza ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iryo tara riba rifite amabara y'icyatsi kibisi. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibibuzwa kuki? Ndakeka ko bino bintu bamaze kuvuga ejo bundi mwagiye mubibona mu kwa karindwi bari mwa cya gikorwa cyo kwiyamamaza, kuri ibinyabiziga byagendaga byakoza amatsinda, umurongo wabaga warenga metero 500 bagahita bagabanyamo amatsinda nayo afite metero 50, no hagati y'ayo matsinda akaba harimo metero 50. Ariko ngo ibyo ntibibuzwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Tugiye kureba hano rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, duhitemo igisubizo cy'ukuri tucyandike ku gapapuro. Ariko ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. Mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu bunsisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije ndetse n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu butumwa byo ntabwo biba ari ngombwa kugira byubahirize iryo bwiriza bari baduhaye hejuru. Dukomeje n'ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba iki? A iravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B ikavuga ngo abaherekeza babiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa se abaherekeza babiri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Iyo bavuze ngo umuherekeza hano, mujye mugerageza kumva neza kino kinyarwanda baba bakoresheje. Hano iyo bavuze umuherekeza ni nka ba bandi bagenda hejuru y'imizigo, bariya rero aba ari abaherekeza. Nk'abandi mu zindi ndimi njya numva bavuga ngo niba ari ikinyarwanda sinzi ngo na ba bandi bagenda hejuru y'imizigo cyangwa abandi nibo bita abaherekeza. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Ubwo tugiye kureba impamvu. A iravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Se ikavuga ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo wavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, A iba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo
cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri rero cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Biriya bimenyetso bimurika aho biba biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara y'ubwoko butatu ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Biba bishobora gushyirwa iburyo cyangwa se ibumoso cyangwa hejuru. Kubera iki? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikintu cyose kiba kiri mu muhanda aba ari cyo kugira ngo kigaragarire neza abo kireba, bibarinde ibyago. Niyo mpamvu biba bigomba gushyirwa iburyo, ariko bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ikintu kiba kigambiriwe ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? A iravuga ngo kuri buri nzira, B ikavuga ngo hagati y'amasangano, C ikavuga ngo iburyo bw'amasangano, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A aba ari igisubizo cy'ukuri kuri buri nzira, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri hagati y'amasangano. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse na hagati y'amasangano. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri habariwemo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye, umuvuduko wabyo ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha. Ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera runaka kugira ngo bitange ubutumwa ku bantu bari gukoresha umuhanda, kuko wenda bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze kitatanze iyo mbuzi hakiri kare, biba bishobora gutera abandi ibyago bikaba byabateza nk'impanuka. Rero ikinyabiziga kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka. None hano barakuvuga ngo ni bya bindi bifite umuvuduko wabyo ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha. Ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. A iravuga ngo muri metero 200, B ikavuga ngo muri metero 150, C ikavuga ngo muri metero 100, D ikavuga ngo muri metero 50. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubwo waba uri muri metero runaka mwazino baguhaye ukaba wakumva ibyo bikoresho by'ihoni. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 100. Kikaba cyavuze ihoni, waba uri muri metero 100 ukacyumva. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Bagashyira icyapa ahantu muri metero runaka by'ahantu herekana wenda icyo kintu bari bashatse kwerekana. Niba ari ahantu hari wenda ni inzira y'amatungo, ni icyapa kiburira kirimo kiriya kimenyetso cy'inka kivuga ko ugiye guca ahantu hari amatungo, bakagishyira wenda muri metero runaka, ariko kugira uve ku icyo cyapa kugira ugere aho hari icyago hari mu ntera runaka. None hano bari kuvuga ngo ni intera ingana ute? Aravuga ngo metero 150 kugeza kuri metero 200, B ikavuga ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, C ikavuga ngo metero 50 kugeza kuri metero 100, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri metero 100 kugeza kuri metero 200, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri metero 100 kugeza kuri metero 150, C ikaba atari yo metero 50 kugeza kuri metero 100, ndetse igisubizo cy'ukuri ubwo kikaba ari D. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3
n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende ine bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. Aravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, mbega mu bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye n'ubugari ntarengwa bukaba ari metero 2 na santimetero 50. D ikaba ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 20 nacyo tugiye gusorezaho kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bujijwe ahakurikira. Ikinyabiziga kikuri imbere, kukinyuraho birabujijwe. Kuba wagitambuka ukajya imbere yacyo birabujijwe uretse ku by'ibiziga bibiri, ariko aha hakurikira hehe? Aravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Abantu bo mwa kino gihe akenshi ntabwo baba bazi kino kinyarwanda ngo iteme, ariko nkatwe ba kera tuba tubizi iteme ni kimwe n'ikiraro. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ikinyabiziga kibujije kunyura ku bindi uretse ku kibiziga bibiri hehe mwa hano baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ku kibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Bibujijwe hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, bikabuzwa hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse bikanabuzwa hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Niba uri gukora mwa kino cyumweru weho ujye ureba kino kizame kiri kuba cyakozwe, ahasigaye ugikosore. Nugira ikibazo uhita unyandikira cyangwa umpamagare kuri 0789931626 usobanure serivisi aba ari ubuntu. Niba hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyandike muri comment. Niba uri hafi gukora ikizame ukabona hari amasomo utari wabona, nyandikira cyangwa umpamagare ndebe ko nagutegurira isomo mbere yuko ujya mu kizame ndiguhe, ubundi ugende ukorere mu utsinde. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha kandi amahirwe masa mu byo mukora byose.